Intego yo kubaho ni iyihe? Intego yo kuba ndiho ni iyihe? Intego yo kuba uriho wowe ni iyihe? Ntangiye mbasuhuza cyane bakunzi ba Masiko Hano TV, mbifuriza gukomeza kugubwa neza. Dushimira cyane n'abari kugenda bakora subscribe, n'abari kugenda badutega amatwi, Imana y'amahoro ibishimire cyane. Tugiye kuganira rero gato cyane kuri iyi nsanganyamatsiko igira iti intego yo kubaho ni iyihe? Mu minsi mike cyane twaganiriye ku ntego ivuga iti abantu ubundi dupfa iki? Abantu dupfa iki? Kubera iki abantu tugirana inzangano? Kubera iki abantu tugirana amashyari? Kubera iki abantu twicana? Kubera iki abantu tugirana intonganya? Ni ukubera iki ibyo byose biba? Ariko naje gutekereza nsanga nanone ni uko tutaramenya intego yo kubaho, ni uko tutaramenya intego yo kuba turiho. Kuko iyo tujya kumenya intego yatumye tubaho, intego yatumye turemwa n'Imana, umugambi Imana yari ifite, ntago twakagombye gukora biriya. Nibwo nanavuze yuko abantu tugira ubuhanga bw'ino si, tugahanga byinshi, tukaba abahanga, tukaminuza, ariko tukagera ku kintu kimwe gusa cyo kubaka amahoro, cyo kubaka urukundo, kuba mu rukundo, kikatunanira tukaba injiji muri icyo kintu. Impamvu tuba injiji muri icyo kintu ni uko tutamenya intego yo kubaho. Ariko nanone kandi iyo ntego kuko Satani ayizi, niyo yihutiye kurwanya cyane, niyo yihutiye gushyiramo imbaraga nyinshi, abantu abashyiramo urujijo kugira ngo batazamenya intego yo kuba barabayeho. Nshuti mukunzi rero, izo ntego nizo tugiye kuganira. Mu by'ukuri narebye nsanga intego ari ebyiri. Ahari nubona wowe hari indi ya gatatu, uri buyituganirizeho, uri buyitubwire muri komenti, nta kibazo. Dufatikanyirize hamwe kuganira, dufatikanyirize hamwe kujya inama, dufatikanyirize hamwe kungurana ibitekerezo kugira ngo tubeho turi ab'umumaro. Intego ya mbere rero nasanze ari iyi ngiyi ikurikira. Intego ya nyamukuru yo kugira ngo ubeho, uremwe mu nda ya mama wawe, ukure, ujye muri ino si, umere uko ubayeho, mbese ntago ari wabayeho kubw'impanuka, ntago waje kubw'impanuka, oya, hari intego nyamukuru. Ntago abantu twaremwe kubw'impanuka. Intego nyamukuru Imana yashimye kuturema ni ukugira ngo twubahe Imana. Iyo niyo ntego ya mbere. Imana yaturemye kugira ngo tuyubahe. Wowe muntu uriho, wowe muntu ufite amatwi yumva, ugenda bikemera, ugifite ubuzima, intego ya mbere yo kuba uriho ni ukubaha Imana. Benshi bajya bumva yuko intego kuba bariho, intego zabo zo kuba muri ino si, abantu bazi yuko intego zabo ari ugushaka ubukire, gushaka n'icyubahiro, kurya neza, kwambara neza, gutura heza, kurongorana no kubyara, bikaba birabaye. Ariko si yo ntego nyamukuru yo kubaho, kuko ibyo ngibyo n'inyamaswa zo mu ishyamba zirabikora rwose, zirabikora. Inyamaswa zo mu ishyamba zirororoka ndetse zigira n'ubwenge, zibana no mu mahoro, nazo zigira umwami wazo, nazo zigira ibyiciro, zigira uko zubahana. Ariko nanone inyamaswa zo mu ishyamba hari icyo ziri kugenda ziturusha, ziri kuturusha imibanire myiza, ziri kuturusha urukundo hagati muri zo. Usanga itsinda ry'inyamaswa runaka bitewe n'ubwoko bwazo zishyira hamwe, zikarwanirana ishyaka, zigahahirana, zikabana. Ariko twebwe abantu ibyo birimo biratunanira. Twebwe turi kuzura umwiryane, twebwe turi kwicana. Mwene se rwose aricwa n'inzara umureba, mwene se umwanda uramugeraho rwose umureba, kandi ukamwita umusazi, ukamwita igicucu. Nyamara kuba afite umwanda byashoboka ko ari isabune yabuze, nyamara kuba atareba neza ahunyiza byashoboka ko ari ukubera ikibazo cy'inzara, nyamara kuba ahora mu mwenda umwe byashoboka yuko ari ukubera ubukene. Ariko ukamunena,
icyo gihe uba waribagiwe, ntabwo uba uzi intego yo kubaho, ntabwo tuba tuzi intego yo kubaho. Intego ya mbere yo kubaho ni ukubaha Imana. Muri uko kuyubaha rero tuba tugomba no kuyumvira, tukayumvira mu byo idusaba, twamara kuyumvira tukayishima ku byidukorera no ku burinzi duha. Iturinda ibikomeye umunsi kundi, ikaturinda amanywa, ikaturinda tubisikana n'ibinyabiziga, tugenda mu binyabiziga, turi mu kazi, ikaturinda. Tuba tugomba kuyishima, nyuma yo tukayiramya. Imana ikwiye kuramywa, tukayiramya. Uwiteka niwe wenyine wo kuramywa. Imana intego nyamukuru yaturemeye ni ukuyubaha, tuyumvira, tuyishima, tuyiramya. Ntabwo intego nyamukuru ari ukugira ngo ituremeye tuze twigira ibyigenge muri ino si, twigira intakoreka, tureme ubusumbane, dushaka ibyubahiro runaka. Oya, indi ntego ya kabiri ni ukugirira abandi umumaro, kugirira mugenzi wawe umumaro, kugirira umuturanyi umumaro, kugirira umuhisi n'umugenzi umumaro, kugirira icyaremwe muntu mugenzi wawe umumaro, ndetse n'ibyaremwe muri rusange. Niba waragiriwe ubuntu, niba waragiriwe umugisha ugatunga, buriya n'abantu bose ntabwo ari ngombwa ngo babe bakire bose batunge. Oya, abantu ntabwo Imana yabaremye ku rwego rungana. Ntuzumve rero kuba warahawe umugisha ugatunga bikemera, ntukumve ko ari ubwenge warushije abandi, bigutere kubakandamiza, bigutere kwishyira hejuru, bigutere gukora ibidakwiriye, bigutere kuvuga ibidakwiriye. Oya, yabiguhereye kugira ngo ubikoreshe iby'umumaro. Niba ubayeho udafitiye rubanda umumaro, menya yuko intego yo kubaho ntayo uramenya. Tujya tubona abakire baturanye n'abakene. Ese wa mukene we, uriya muturanyi wawe w'umukire, ufite inzu nziza, urya neza, wambara neza, ariko ntagire icyo akumarira, ukaburara, ukambara ubusa, kuri wowe uriya mukire hari icyo avuze kuri wowe? Ese buriya nta kurutirana wa mukene mugenzi wawe wakuguriza 100 ukagura isabune, wakuvuga ngo birahiye ngwino dusangire? Buriya uwo mukene mugenzi wawe ntaruta uwo mukire imbere yawe, ariko kuko atazi intego yiwe ngo abe uw'umumaro ku baturanyi, akugirire umumaro, kuri wowe afatwa nk'aho nta mumaro afite. Icyo gihe rero ntabwo aba azi intego yo kubaho. Ibyo ufite bigiriremo abandi umumaro. Nugirira abandi umumaro nibwo uzamenya intego yo kubaho, nibwo uzamenya intego yo kuba wararemwe. Mureke bene data abantu tumenye icyatumye turemwa. Hari impamvu, ni ukugira ngo tugirirane iki? Umumaro. Urwaye avuzwe, ushonje agaburirwe, ubuze imyambaro ayihabwe, ubuze akazi agahabwe. Uko nguko nitugirirana umumaro, ntabwo ibibi biziganza muri twe, intambara zizaba nkeya, kuko twamenye intego yo kuba twararemwe. Ibyo nitumara kubimenya, nitumara kugirirana umumaro gutyo, turushaho nyine twubahe na ya ntego ya mbere yo kubaha Imana, tuyishima, tuyumvira, tuyihimbaza. Birababaje cyane kuba no mu itorero abantu basenga Imana, abantu bahimbaza Imana ariko bangana, bahimbaza Imana bafitanye amashyari. Umwe akaba afite sitoke yuzuye ibyo kurya, ariko akakorana umurimo n'undi udafite ikintu namba, wirirwa aca inshuro, akabimena, agateka akabimena, agasigaza, azi ko bakorana umurimo. Ni umuririmbyi se, ni umuvugabutumwa se, ariko akaba azi yuko ashonje, ariko yarangiza akamena ibiryo. Icyo gihe ntabwo uba uramenya intego yo kubaho. Bene data rero, reka tumenye intego yo kuba turiho, twimakaze icyo bita urukundo. Imana
nibwo izaturengera, iturengerane n'abacu, iturengerane n'imiryango, iturengere mu makaritsiye, iturengere mu matorero, iturengere mu gihugu, iturengere ku isi yose, twubakire ku mahoro, twuzure urukundo kuko twamenye intego yo kubaho. Bityo Imana izaturindira mu mahema yayo, Imana izatugirira neza kuko Satani azaba amaze guhunga muri twe. Ndabakunda cyane bene data, nagira ngo tuganire kuri izo ntego ebyiri. Nawe mwene data, niba utari uzi intego yawe nyamukuru yo kubaho, reka dufatikanyirize hamwe kuzimenya. Ni ukubaha Imana, tuyumvira, tuyishima, tuyiramya. Indi ya kabiri, kugirira abandi umumaro. Reba ukuntu wabaho uri uw'umumaro, ugirira mwene se umumaro, ugirira abantu umumaro, ku buryo wenda niyo wazava mu mubiri hari inkuru nziza wazasiga imusozi. Ese wazasiga iyihe nkuru imusozi? Wazasiga iyihe nkuru imisozi? Ijambo ry'Imana ritubwira ngo nituva mu mubiri tujya mu tuzaherekezwa, imirimo twakoze n'izatuvuganira. Mwene data rero, kugirira abandi umumaro nibyo bikwiriye, nibyo bikenewe. Niba wumva ijambo ry'Imana, niba wumva zino ngingo hari aho zigufashije, wakora subscribe cyangwa se ugatanga na komenti. Ibitekerezo byanyu birakenewe kandi mwumve ko mbakunda cyane, mwumve ko mbishimira. Nta mutima mubi mfite, nifuza kuba nagira umutima mushya rwose, nkagira umutima nk'ijambo ry'Imana ritubwira, nk'uwo uriya mwana wayo Yesu Kristo yari afite. Tuharanire kugira umutima nk'uwo Kristo yari afite, nubwo bitoroshye ariko dushobozwa na Kristo, ari we uduha imbaraga. Mwumve rero ko mbakunda cyane kandi butari uburyarya. Imana ibahaze uburame, Imana ibahe umugisha, uburinzi bwayo bubabonekeho mu byo mukora byose, mu mirimo yanyu ya buri munsi. Shalom shalom, amen.